nziza Imana ikunda bose wigishe amaraso yatwejeje imitima uvuga iby'iyo mpano yuko twahawe umwana genda uvuga iyo nkuru ku bantu bose Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yatujuje n'Imana niyo data we twese wamwenda warahera ziko watabutsemo je nawe none twugururiwe inzira abababaye bose genda ubaririmbire n'abari mu ntambara cyane abageragezwa ririmba mu misozi vuga iyi nkuru nziza yuko Yesu abashaka kuba urukundo Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yatujuje n'Imana niyo data we twese wamwenda warahera ziko watabutsemo je nawe none twugururiwe inzira umwijima uririmbe naho hatava izuba bose ubaririmbire bose uko bamerewe mu gitondo uririmbe no ku manywa y'ihangu shima umukiza n'ubw'ijoro riguye Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yatujuje n'Imana niyo data we twese wamwenda warahera ziko watabutsemo je nawe none twugururiwe inzira umwijima naho hatava izuba bose ubaririmbire bose uko bamerewe mu gitondo uririmbe no ku manywa y'ihangu shima umukiza n'ubw'ijoro riguye Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yatujuje n'Imana niyo data we twese wamwenda warahera ziko watabutsemo je nawe none twugururiwe